Urakaza neza kuri Farm Mindset. Niba wihanganye nywa amazi bivuze ngo iyi video urashaka kumva ikirimo. Nuvuga ngo dore abantu nakoreye iyi video. Niba iwanyu bafite amafaranga ukaba ugiye gusoza ishuri cyangwa ukaba warasoje ishuri bakahita baguhereza amafaranga yo gutangira ubuzima, gutangira business cyangwa kugira ikintu wikorera, iyi video ntabwo ikureba. Iyi video irareba abantu nkatwe usohoka ishuri warangiza ukajya kwirwanaho, ubwo no gushaka ibiraka, gutangira kuri ground zero nyine wirwanaho. Niwe iyi video ireba. Ibi bivuze iki? Inshuro nyinshi iyo usoje kwiga uba ufite icyizere cyinshi uvuga uti wana ngiye gusohoka nshaka akazi, nshaka ibiraka, wana mite nkora ifaranga ritangire kumanuka. Ariko sometime ari igihe opposite n'ibyo ngibyo. Ndabyibuka namaze igihe namaze agahe ntarabona akazi cyangwa naratangira ibiraka ngo banyizere, ariko 2023 nibwo natangiye kubona uturaka duke duke. Nuvuga ngo nangira gukorera udufaranga dukeya kugenda nkora udufaranga dukeya tw'amashanyarazi kuko nize amashanyarazi. Sasa amafaranga yose nkorera beza amafaranga y'ibiraka, amafaranga unkoreye. So ubwo nyine umva tuba dukeneye kugura imyenda, inkweto, tuba tugiharaye ibintu byo kwambara cyane no gucya, ukeneye nayo kugura phone nziza ngo nawe utangire utwike, kandi ni ibintu byumvikana. Sasa amafaranga nkuye mu biraka nkabona nagahagije, nkabona nyine ni make. Ndabona 20, ndabona tarani, ndabona 10, ukagwa kuri 50, nkagira gutya nkabona ari umuntu nyizeye amaye inzu yari igezemo hagati nka yestara nkabambonyemo 80, ariko still kubera uburyo nyine amafaranga umuntu yakeneye n'uburyo ari kuyakoresha nkabona ni makeya. Ibyo bituma habiki, bituma none nangira kuvuga utoke niba amafaranga y'ibiraka ari kuba make byongereye amafaranga menshi azira rimwe. Nakekaga ko impamvu ndi kubona amafaranga ari kumbana makeya ari uko amafaranga atazira rimwe, aza ari mu bice, aza ari ibiraka. Ibyo ngibyo bigatuma mvuga uti nimbona akazi k'umushahara amafaranga akazira rimwe nibwo byibuza nzabona icyo kuyakoresha kizima. Ubwo nkatekereza gusevinga, kwizigamira nk'abandi, tekereza ukuntu nazashora andi mafaranga akanyungukira. Ndavuga uti noneho reka nkomeze nkore ibiraka ariko nkomeze nanashaka akazi. Ubwo nyine ndashaka amafaranga azajya azira hamwe y'umushahara. 2024 mu kwa gatanu kugeza 2025 nko mu kwa kane, ubwo urumva iyo tamu yose nari nyimaze mu kazi. Ariko dore ikintu cyabaye, nahuje situation ebyiri. Ni ukuvuga ngo nahuje situation ya mbere nkikora ibiraka, nyihuza na situation yo guhera 2024 kugeza 2025 membwa umushahara. Nsanga intera irimo hagati, ubwo nakoraga ibiraka amafaranga ari make, ubwo nari nangiye guhembwa amafaranga n'ubundi makeya ari kumwe yose y'umushahara, nabwo mbona ni make. Kubera iki? Uburyo nkoreshamo amafaranga. Mbere narekaramaga mvuga ko amafaranga aza mu bice bigatuma nyine atagira ikintu kizima akora. Nyuma y'uko nangiye guhembwa umushahara nabwo mara amezi agera muri 12 mpembwa umushahara uzira hamwe. Nanone n'ubundi nirebye nsanga usibye ibyo kwambara n'ibyo kurya n'ibiki, ariko nta kindi kizima cyavuyemo. Ubwo uranyumva we turi kuvuga ururimi rumwe. Ibyo byatumye ngira amatsiko yo kumenya ahantu habera ikibazo. Ndavuga uti noneho ubwo ikibazo kitabaye mu biraka, ikibazo ni kibe mu mushahara.
ubwo dore uburyo ngiye kubikoramo. Ndagenda ndiga, nsoma, ndeba video gatoya, ndavuga uti reka nige ikibazo kiri kuba mu guspendinga amafaranga yanjye. So naje kumva video imwe ivuga ko impamvu umuntu yireba agasanga imyaka yakoze yose nta kintu kizima yakoze ni ukubera uburyo akoreshamo amafaranga ye ndetse no kutagira intego. Intego twese tuba dushaka gukira, ariko kuba ushaka gukira bitandukanye n'ibyo ukora bizakugeza mu gukira, ubwo urabyumva. So video imwe naje kureba arambwira iti intambwe ya mbere ukeneye ni ukumenya aho amafaranga yawe ajya neza, ugakurikirana igiceri ku kindi urekura ku mufuka wawe. Okay, ubwo ni ubuhe buryo? Icyo gihe naguye ku buryo bita money tracking, gutrackinga amafaranga yawe. So ubwo nafashe telefone, guhera icyo gihe mu kwa kane nafashe telefone nshyiramo application, ndaza kukwereka isanzwe ya notebook, noneho nkajya nandika icyumweru cya mbere, icya kabiri, icya gatatu, nakoresheje aya, kubera ko ubwo buryo bwari bwambwiye neza ko aribwo buryo namenyana amafaranga yanjye ajya, kandi mamenye aribwo namenya ikibazo kiba ku mpamvu amafaranga yanjye atajya ngirira umumaro ugaragara. Ubwo nibwo natangiye gutrackinga amafaranga yose nkoresha, maze kuyabona, maze kubona ahantu amafaranga yanjye ajya. Kuko urugero, natrackinze amafaranga yanjye ukwezi kwa mbere, nsanga naguze igikapu cya gitari 40,000, ngura n'inkweto z'20,000, ngura n'utundi tuntu dukeya. So ibindi ni needs, ibyo kurya n'ibiki, ibyo byose mbitindaho, aho ninda naho ngaho. So nasubiye inyuma ngiye kurivayizinga ukwezi kwashize, nsanga natanze ayo mafaranga agera mu 80,000 yo kugura ibintu. So niba 80,000 narabiguze iki, kandi ukwezi gukurikiraho nkaba nazongera kubigura, nkaba nabiguze bigurwa rimwe. So 80,000 ukwezi gukurikiraho bijya he? Ikintu gitangaje nuko iyo umaze kugura ibintu bigurwa rimwe, ukundi kwezi ayo mafaranga uyashakira ibindi bintu yagura, aho niho hari ikibazo. So maze kumenya ko ikibazo ari aho kiri, none nangira kuguma ndi constant, nkavuga uti okay, niba naraguze ibintu by'ibihumbi 40, aya 40 ukundi kwezi ngomba kuba nyafite, kuko ntabwo nzongera kugura ibi bintu by'ibihumbi 40. So uko ngenda nkoresha metode ngenda menya amafaranga yanjye atakara, byatumye nkuramo ikintu kivuga gutya, kimbwira utoke amafaranga wahoze uyafite ahubwo wayasohoraga mu buryo butari bwiza, icyo bita to live below your means, kuba munsi y'amafaranga winjiza. So nikimara gukoresha metode kanyeka amafaranga yajya nkasanga impamvu mpora ndekera ko amafaranga ari make, ngenda nyagura ibintu amezi ku mezi, ngenda nshaka impamvu zo guhaha. Amafaranga nangira kuyisubiza gake gake, noneho nangira kwiga n'uburyo umuntu asevinga, nangira kujya nsevinga udufaranga duke burukomembwe. Yego, ubwo rero dusubire handi hejuru. Nk'umunyeshuri ni byiza kumenya ko niba iwanyu badafite amafaranga ahagije yo kugutangiza ngo baguhereze, bigagusaba ko wirwanaho guhera kuri ground zero. Ni byiza ko udatuma umwana wawe nawe azasohoka ajya muri struggle nyinshi, kuko naje gusanga hari impamvu umwana w'umukire agomeza agakira n'impamvu umwana w'umukene akomeza agakena. Ni mindset, uburyo dukura, amagambo batubwira, uburyo iyo dusabye amafaranga batubwira, byose bigira ingaruka kuri twebwe n'ubukire bwacu tuzageraho. So ni byiza rero ko uko wasafarinze, ni byiza kutangira gukora uteganyiriza abawe, kugira ngo binyuze muri saving na investment. Sibyo njya nkunda kubivuga, amafaranga ni make, ni manage, ni multiply. Ubona amafaranga ukoresheje uburyo bwo kuyakorera, ukagumana amafaranga ukoresheje uburyo bwo gukora budget
budget y'ikintu amafaranga azaza azakora, ntasanga utarayikoze ukajya mu byo ashaka, warangiza ugakuba amafaranga ukoresheje style cyangwa kuyakuba ukoresheje style yo kuinvestinga cyangwa se saving plus investment. Nibwo buryo amafaranga yikubamo. So ubwo rero ntabwo ari ngombwa ko utangira gushaka ubuzima bworoshye kandi ari bwo ugisoza ishuri kandi n'iwanyu nta bintu bafite. Ahubwo rwana n'ukuntu umwana wawe nawe atazasohoka cyangwa se ngo aza struggling kubera ko wowe hari ibintu wirengagije kwiga. Iyi video niba wayumvisha ukayirangiza, kugira ngo ukore like, ukore na comment ku cyo wumva cyafasha n'abandi. Ibintu biramfasha cyane, bifashe n'abandi muri rusange. Ni ukuvuga ngo kora subscribe, wakoze cyane. Hari ikibazo ugize cyandike muri comment, nzagisubiza mu yindi video. Tubonane mu kindi cyumweru, ndabakunda cyane.